Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Slim Jesus Entertainment. Reka nongere nshimire wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu. Nabatsaba kandi n'ingingo wowe ugeze hano bwa mbere kuri YouTube channel yacu, nyamuneka wivana udakoze subscribe, kuko subscribe yawe ni inkunga ikomeye kuri twebwe ndetse nawe, kuko bigufasha kutazongera gucikwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi tugenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Niyonizera Judith washakanye n'umuhanzi Nibikora Safi Madiba, bivugwa ko batandukanye. Amaze iminsi ari mu Rwanda, akaba yaraje muri gahunda yo gukina filime yitwa Zanduru. Akaba asobanuye ko ifoto yagiye hanze bamwambitse impeta ari ifoto yerekeye by'iyi filime. Iyi filime byitezwe ko izagaragaramo ibyamamare bitandukanye hano mu Rwanda, nk'uko umwe mu nshuti za hafi yabyemeje. Mu ntangiriro za 2020, Safi Madiba, umugabo wa Judith, yagiye muri Canada avuga ko asanze umugore we. Ibihe bya COVID-19 biza kugera, Safi ataragaruka, avuga ko icyorezo aricyo cyamubujije kugaruka, nyamara amakuru akavuga ko Judith yari yarafatiriye pasiporo ye. Byanavuzwe ko Safi Madiba yagiye kurega umugore we mu nzego z'ibanze z'agace batuyemo muri Canada, amushinja kumuhoza ku nkeke. Nyuma aza no kuva mu rugo ajya gucumbika ku nshuti, ari nabwo yatangiraga ubuzima bwo kubaho nk'impunzi yibana muri Canada. Muri Kanama, Safi yabwiye itangazamakuru ati, ntabwo twumvikanye, abantu babiri bashobora kutumvikana bitewe n'imico ndetse n'ibindi. Natandukanye n'umugore nta kindi, hari abashidikanya ariko nibyo. Nyuma y'iminsi mike Safi atangaje ko batandukanye, haje kugaragara ifoto ya Niyonizera Judith ku mbuga nkoranyambaga, ifoto bisa nkaho yambitswe impeta n'undi mugabo. Gusa amakuru avuga ko muri iyo filime bari gukina ariho Judith yambikwa impeta, bitewe n'uko script yanditse ko agomba kwambikwa impeta muri iyo filime. This is Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Mwibutsa ko nandi wakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.